tugomba kujya inama kuba byonyine warafashe miliyoni n'igice utangishije inama ukajya kuyikwa usiko wagira ngo ni boutique washinze oya naguraga kayi kandi reka noneho ne kugira bibe abari kubikwa uguraga kayi buri kintu cyose muguze mu rugo wandike abayisha uzi kutajya uhinduka kuri pe uracyari mwiza nka kera isari byo yakumbwiyeho bitari byiza ngo cyane bira nuko utabizi ko yisa agenda kuvuga nawe ukavuga ngo ufite umugabo ngo ukunda ikizi tubwizanye ukuri pe buriya wahise muhereye kuki mbwira ni igiki wari uhereye ibihe twagiranye nagufashe nabi hari icyo wamburanye muri sura mukobwa wawe uriya mugore wawe aranduta tujye tubwizanye ukuri aranduta koko reka nkubwire mbo ntabwo Aisha kuruta sibyo nta nubwo afite ibigwi biruta ibyawe sibyo ariko buri iyi mpamvu mbo wenda reka nkubwire impamvu pe ntaguhisemo urumva urakuze kundusha sibyo urw'inzitane nisanze mu rw'inzitane sinari nzi ko ari kubisamera none dore nisanze mu rugo rw'inzitane kuko ibyo gusangira no guseka no kwishima ndabizi ko wabihariye Aisha ariko byibura nkuvugishe numva ijwi ryawe wenda wowe ryanye ushobora kuba ariko gihe ijwi ryawe riracyaza mu mutima wanjye ariko wigomeza ibyo bintu reka kubikomeza iminota 10 yonyine kuko nta kintu byaba bimaze yonyine nshuti yonyine kandi urabizi yonyine ntabwo nshaka undebe sinshaka ngo tunasohoke ngo dusangire nkuko twasangiraga ibyo byararangiye nkuvugishe gusa byonyine tu wenda ntabwo nakubwira ngo ndabyanze ndabyemeye ariko reka mbitekerezeho oya ndumva atari n'ikibazo reka mbitekerezeho nta kibazo nzakubwira reka nizere ko uzansubiza neza oya nta kibazo oya ibyo ngibyo byo ndabizi nzi ko utankuriramo aho ngaho ariko rero ndabona oya nibyo yabindi ariko ubizi se oya rwose indukira gutya ego ko kibishye kweli okay tuzavugana sawa rero umunsi mwiza sawa ego umuceri nawo nawubonye twawuriye ikindi imiteja ariko yangaye ntugupfa kumbwira gusa ngo umuceri jya umbwira n'igiciro niba ari n'ikiro twariye cyangwa nimba ari inusu imiteja 400 bajya ngo bafite abandi bo kugaburira imiteja 400 ikindi twariye hasi ko bitekereza nk'utabizi ntabwo wagiye guhaha babiguze utabizi mbwira ibintu byose twariye kora koko buri kintu cyose icyo utetse icyo uhashye cyose ngomba kujya nyandika umaze kumbwira umuceri umaze kumbwira imiteja n'iki kindi ubunyobwa nabwo nabubonye kuzuyemo amazi ariko umuntu baramwishyira namwigisha no guteka mbwira ubunyobwa bwangaye se wabihashya ari ubwo ari iki ubunyobwa bwangaye 300 ikindi salisa asuka ko umugabo uzuzahora muri ibyo ugomba kubikubaza none ko utabizanye se narakunga ugomba guhaha ibintu byose uguze nkamenya amafaranga yabyo nkayandika miliyoni n'igice yarangira nkamenya ko inkwano yanjye nyigaruje we nanjye nyiriye nanjye ngatangira ngahaha hako nawe baze nyine kumva ngo salisa umuntu umaze iminsi itarajya no kuri 3 ukoze ubukwe utangiye boya ngo salisa abundi bahirahera bo barasobanurira wa mugore wa Isa agiye guhaha waguze salisa imwe wayitetse yose wayiciyemo kabiri waguze salisa imeze stumba bayiciyemo kabiri natetse yose cyane uko ari kubihaha ubone ubwo wateka salisa yose ku bantu babiri nta n'umwana turagira
uzabyiga. Njye maze kubona ibintu bine nibyo twariye. Ikintu cyose uzi wahashye cyandike, kuko utacyandika ni ugomba kwawe. Wazashize kuri 1.5 wishyuye 3, ariko niba uzi ko buri kintu cyose wakiguze cyandike. 1.5 nirangira nawe uzarekera unazahita amara. Ndakubwira utuntu twose n'uturungo nagiye ngura n'iki byose ndikubwira. None hari utwo watahanye? Hari utwo watahanye? None se umva ibi ntabwo nusura urabona ubwo wazateranya amafaranga akazajya kuri 1.5 miliyoni. Njye ko nayibahaye. Nose None njye narayibahaye nyiteruriye rimwe. Ukuvuga ubiteranya nanjye nuko nayiteranyaga. none se reka nkubwire neza niba uza kubona bizamera gutya ukayihorera ko ibintu mbona urabona amafaranga azuzura ari cyari kuko None abura papa yari kukuma. none se nakubwo yakoresheje reba Nakwatse details icyo yakoze ntazo wambwerekera. Ubu ntabwo ari bugiye kuzimbwira. Ko nako ngo uzambwira nuko yakoze ntakibishaka. Si rimwe si kabiri. ibyo byonyine batente mwari mwicaye muravuga iriya tente yari ihagaze angahe uko buryo uri kubarira ngo 1.5 miliyoni. Baza kubicaza mu itente bakicwa n'icyaka byari maze iki. Nacyo mwatari ariko ko mwari ni Wararebaga se wari uhari? We wari uri mu nzu. Uzasubira papa wakubwira ubukuko bwagenze. Dore uyu munsi turiye amafaranga 900. Igihumbi kibura inote y'ijana. Total ya byose. Mu itariki z'uyu munsi uzandike. Amwe cyangwa baramenye. Ibi bintu Bagize gute? Papa yageze avuga ko umukwe bamuhinduye se? nakabise imezi none se umfamba babiri iminsi yose koko asa yiwagiye ureka koko uye ndiki wumvaga koko oya nuko mwaranteranye namwe murakabye ubwo wumvaga ibintu byose ndimo ndabikora njye nyine nizenguka ngaho mu nzu twe twasezeranye ko ndi bugera ngaho ukabyukuza mu gitondo mbi ikibazo cyabaye rero papa nawe uramuzi ukuntu ameze no ku nzoga ziba asimbagurika buri munsi nyine byabaye ngombwa ko ninda ninabanje kumufasha imirimo ese nari kuza nta kazi basi mufashije urumva nyine ibyo ndabyumva yuko mugari yizihiwe ko yashingiye umukobwa we ariko ntabwo ibyo bya none byari butume gahunda zanjye zipfa none se twabigenza gute ihangane nuko byagenze kandi urabizi ko nanjye narabakaretse nkubeshye pe ihangane nyine nta kundi ndabona umeze neza cyane neza tuya biraho maze kumenyera nta kibazo ubwo rero nubwo watinze buguje nta kibazo numvaga urebye nta n'akazi kenshi kanahari nyine ni ibisanzwe biri aho ngaho gusa reka nkubwira biye sibyo ni ukugerageza nyine ukitonda burya ibintu ahantu mu rugo sinzi haba hameze ukuntu hari igihe wenda umuntu atabona nuko avuga buri kimwe cyose ariko niba uje aha ngaha ntabwo mumenyeranye cyane n'iki ugomba kwitonda nyine nuko nkuzi nyine ariko ufite ibibazo kuri komeje urebye nta kibazo kuko n'irungu nari maze igihe nkabona n'umuntu turavugana ngo tunaganire no kuba narabarakariye nyine icyo gihe cyose mumaze ariko ubu ngubu bwuje nta kibazo gusa nyine ni ukwitonda nyine tu umuntu aje ugira ikibazo ntabwo rero reka nanjye nete ubwo nyine waje reka niteteregaho rero genda ushyire vuba nyine uramugabo aze gusanga ibintu bimeze neza ikigucanga ndaje mu kanya ngo ufashe ariko sawa kandi mama ndaje hola Ase urashaka iki? asi ni ukukora mu kibazo Uramura mbaza iki se? ariko isa ubwo urabona uburyo ureka nanjye ukana ibyishimo Ngo ibyishimo mbiguhere mu rushyi se cyangwa umugeri?
ibyishimo njye ncuruza iduka ry'ibyishimo ntabwo aricyo nshatse ariko se winkoraho reka ntari narangaye ndimo nibarira nireba ibintu nagira ngo ni umuhakasha naho nari umukire ariko winkoraho bite byawe ubundi ashaka iki urakumva ataho muri bibaza iki ntabwo wavuga utankoraho ubwo herekara wikurura paka wamaze kunyinjiramo ni iki uri gushaka akuzuna tuzaba muri ubuzima bwiza cyane tuzaba ubona gukunda wajya umbabarira ukareka tukumvikana dukwanditse ntawe binyanditse ariko ndabikubwira ko nawe iyaba unkunda ntega amatwi ntabwo ufata imitungo natanze wanyu ngo uyisige iwanyu biriya bintu uko byarangiye niba ari mistake yabayeho ko yabayeho wambabara ibintu by'imitungo ukabyirengereza tugakora urukundo noneho ningerageza nibuka iki basi gira ko wenda bigeze ku nkunda ako vuga winkoraho ntabwo wavuga utankoraho ndetse urabona gukora gute nturi umugabo wanjye uragira nkore kuri muri iki nakwiye ko naguha ibyishimo mu rushyi niba utarakubitwa ntabwo wumva mbwira ibyo uvumvura ureka ibyo kuza bibiri kandi nose utangira kunkora ku mano nkuraho ayo mano yawe ariko uzi n'ikindi kamubwire se uwagira umva reka mubwire sibyo ndabona ibintu bikomeye byafashe n'indi ntera ahubwo ikintu ntekereje gusezera sibyo nkagenda mu rugo nkajya gukorera amafaranga yawe yamara kuzura nkagaruka kumva ibyo byarushaho kuba byiza urashaka kujya iwanyu nkagenda nkajya gukorera amafaranga uko ndaninyagwereza ni amahire wivunika ibyo wazanye mbizi neza ko muri mvirope ya senkani byajyamo zinga ugende ariko ubwire papa wawe agire gute anyoreze undi mukobwa ndaba ndi kumwe nawe kuko ntabwo nabwo ndafite umugore kandi narakoye numara kuyagwiza uzagaruka bitihise ukomeza wicare uhamagara papa wawe akohereza amafaranga yo guhaha nyandike $1.5 nirangira tayari uzaba yishyuye neza ariko nakubwira ngo urajya iwanyu umuntu nawe ngume gutya nta mugore ufite narakoye bafata umukobwa bafata n'amafaranga wapi muhamagare yohereze undi iki nta kibazo mfite ntungoye cyane ariko buri munsi murangutunga mbikubwiye nzi ko utari mu nama uri bubyange urivuge ngo we none wisugera hejuru ngo ngende nese kugenda ko nakumva nta modoka ukeneye ngo iraza gupakira ibyawe nta tike ukeneye ngo iki byose ibyo ufite nako ko byagera muri envelope ya senkani wazanye wabizinze ukagenda se nzakora iki urambabaje cyane urambabaje ndumva uretse mubwire ariko uzi ko ngiye mbona ubabare bwo nishima ubundi umuzona kubona useka ariko na mbere hose cyangwa abanza hari ikintu twapfaga atari gusa ibi byose ni ukubera inkwano watanze utabonye nk'uko ubishaka utagaruje ntazanye amasorori n'ibintu byuzuye cyangwa hari ikindi kibyihishe inyuma umva byose biri muri wowe oya isamba bari ngizo byose birihe biri muri wowe none se amasafuriya n'amasorori biri muri njyewe niba narazanye amasorori ushaka cyangwa amasafuriya ushaka menshi kuko nibyo byatuma unsonga bigeze aha ngaha ikindi ibyo mwashakaga nabibahaye kuki njye mutari kumpa ibyo nshaka none se niba rikosa byanjye bakoze ni njye warikoze wi no kuki se ubuza gukora urashaka kunyahuraho se nkwereka inzira yuko biyahura wiyoroheje nk'igikoma cyahuriye mu isafuriya kuri iyi sa uratigiye ntabwo bigeze unkunda ikibazo ntabwo ari inkwano gusa ahubwo umanza hari n'ikindi kintu twapfaga ntabwo ntaragukunze se wicara hano kubera iki none se niba ikosa ryarabaye wicaye hakubera iki ababyeyi banjye bikagenda kuriya waretse tukabona ko ibintu ari ibishaka ko tuzashaka n'ibindi kuko mbishakana nawe ubwo se niba ntanze inkwano ukabona ko nayitanze ukayireka ikarigita dushakane n'ibindi narinzi ko ari umunezero
nsezeye umubabaro natunguwe n'umubabaro mwinshi yo natewe n'uwari kumigishimo n'umunezero niumbabashe bigeza urw'inzitane nisanze mu rw'inzitane sinari nzi ko ariko bisamera none dore nisanze mu rugo rw'inzitane inzitane inzitane sinari nzi ko ari uko bisamera yo none dore nisanze mu rugo rw'inzitane